Bakristu bavandimwe inshuti za Radio Mariya Rwanda, Kristu Yezu akuzwe. Uyu munsi turi kuwa mbere w'icyumweru cya 22 gisanzwe umwaka wa liturujia A. Amasomo matagatifu tuzirikana, isomo rya mbere riri mu ibaruwa ya mbere mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyatesaloniki, umutwe wa 4 kuva ku murongo wa 13 kugera ku wa 17. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyatesaloniki. Bavandimwe, ntabwo dushaka ko muguma mu bujiji ku byerekeye abapfuye, kugira ngo mudaheranwa n'ishavu nk'abandi batagira icyo bizera. Nk'uko twemera ko Yezu yapfuye kandi yazutse, ni nako abapfuye bamwizera Imana izabazura maze ikabashyira hamwe nawe. Dore icyo tubabwira giturutse ku ijambo rya Nyagasani. Twebwe abazima, abazaba bakiriho ku munsi w'amaza ya Nyagasani, ntabwo tuzabanziriza na gato abapfuye. Koko rero, mu kimenyetso gitanzwe n'umumarayika mukuru mu ijwi riranguruye no ku mworomo w'impanda y'Imana, Nyagasani ubwe azamanuka mu ijuru. Nuko abapfuye bizera Kristu babanze bazuke, hanyuma twebwe abazima, abazaba basigaye, duhite twererezwa hamwe nabo mu bicu kugira ngo dusanganire Nyagasani mu kirere, bityo tuzabane na Nyagasani iteka ryose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Zaburi ni ya 96 mu dukubo 95, umurongo wa mbere kugera ku wa 2a, n'uwa 4 kugera ku wa 5a, n'uwa 11 kugera ku wa 12a, n'uwa 12b kugera ku wa 13b. Uhoraho araje, aje gucira isi urubanza. Uhoraho araje, aje gucira isi urubanza. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, isi yose niririmbire Uhoraho. Nimuririmbire Uhoraho, musingize izina rye. Uhoraho araje, aje gucira isi urubanza. Kuko Uhoraho ari igihangange, akaba akwiye rwose ibisingizo, indahangarwa isumba imana zose, kuko imana zose z'amahanga ari ubusa. Uhoraho araje, aje gucira isi urubanza. Ijuru niryishime kandi isi nihimbarwe, inyanja niyorome n'ibiyirimo byose, imisozi nisabagire kimwe n'ibiyisesuyeho byose. Uhoraho araje, aje gucira isi urubanza. Ibiti byose by'ishyamba bivugiriza impundu icyarimwe mu maso y'Uhoraho, kuko aje gutegeka isi. Uhoraho araje, aje gucira isi urubanza. Ivanjiri ni ya Luka umutwe wa 4 kuva ku murongo wa 16 kugera ku wa 30. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Habwa ikuzo Nyagasani. Muri icyo gihe Yezu ajya i Nazareti aho yari yararerewe, maze nk'uko yabimenyereye yinjira mu isengero ku munsi w'isabato. Nuko arahaguruka ngo asome ibyanditswe bitagatifu. Bamuhereza igitabo cy'umuhanuzi Izayi, arakibumbura abona handitse ngo Roho wa Nyagasani arantwikiriye, kuko yantoye akansiga amavuta, agira ngo ngeze inkuru nziza ku bakene, ntangariza imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumutse, n'abapfukiranwaga ko babohowe, kandi namamaze umwaka w'impuhwe za Nyagasani. Yezu abumba igitabo, agisubiza umuhereza, maze aricara. Mu isengero bose bari bamuhanze amaso. Nuko atangira kubabwira ati, biri mu isomo mumaze kumva, mumenye ko byujujwe uyu munsi. Bose baramushima kandi batangazwa n'amagambo y'ineza yababwiraga. Niko kuvuga bati, uyu si mwene Yosefu? Yezu arababwira ati, nta gushidikanya mugiye kunshira wa mugani ngo muganga banza wivure ubwawe. Twumvise ibyo wakoreye i Kafarinawumu byose,
ngaho bikorere na hano iwanyu. Yungamo ati ndababwira ukuri, nta muhanuzi ushimwe iwabo. Ndababwira ukuri rwose, hariho abapfakazi benshi muri Isiraheli mu gihe cya Eliya, ubwo imvura yamaraga imyaka 3 n'amezi 6 itagwa, inzara ikoreka igihugu cyose. Nyamara muri bo nta n'umwe Eliya yoherejweho uretse umupfakazi w'i Sareputa ho mu gihugu cya Sidoni. Hari kandi n'ababembe benshi muri Isiraheli mu gihe cy'umuhanuzi Elisha. Nyamara muri bo nta n'umwe wakijijwe uretse Nahamani w'umunyasiriya. Abari mu isengero bumvise ayo magambo bose barabisha, nuko bahagurukira icyarimwe bamusohora mu mujyi wabo, bamujyana hejuru y'imanga y'umusozi umujyi wabo wari wubatseho, bagira ngo bahamurohe. Nyamara we abanyura hagati arigendera. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. uragasingizwa Kristo. Nk'uko twemera ko Yezu yapfuye kandi yazutse, ni nako abapfuye bamwizera Imana izabazura maze ikabashyira hamwe nawe. Bakristu bavandimwe, inshuti za Radio Mariya Rwanda, amasomo matagatifu tumaze kumva aradushishikariza gukomeza kwizera Yezu Kristu, umwana w'Imana, we nyir'ububasha akaba n'isoko y'ubuzima. Ubwo bubasha abukesha ko ari Kristu, ko ari we Mesiya, uwasizwe kandi witorewe n'Imana, nk'uko twabyumvise mu ivanjiri ya none. Icyatumye yigira umuntu ni ukugira ngo dukire, tugire ubuzima busagambye, ni ukugira ngo ageze inkuru nziza ku bakene, inkuru y'umukiro abazaniye. Niwe rero ubohora imitima yacu kandi agakiza ubuhumyi bwacu, cyane cyane igihe tumwakiriye kandi tukizera ko afite ubwo bubasha bwo kudukiza. Kumwizera kandi biduha kwishima ndetse tukakira amagambo ye y'ubuzima. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo rero. Nitureke kubaho dushidikanya, kuko nta rindi zina dushobora gusubirizwamo uretse izina rya Yezu Kristu. Kumuhinyura nibyo bituma tutakira urumuri atuzanira, bityo tugakomeza kwiberaho mu buyobe n'ubujiji, ndetse umutware w'umwijima agakomeza kutuburagiza aduhuma amaso. Kwakira Yezu bituma turonka ubuzima butuma tubaho hano munsi, kandi tunizeye gukomeza kubaho na nyuma y'urupfu, nk'uko isomo rya mbere ryabigarutseho. Yezu rero niwe zuka n'ubugingo. Umwemera wese naho yaba yarapfuye azabaho. Nitureke kuba abapfapfa n'abapfayongo ngo tubeho tunangiye imitima yacu, kuko ibyo bidukururira kwikuza, kwibona no kwirata, bityo tukaba twiciriye urubanza rwo korama. Ni ngombwa rero ko tuva mu bujiji nk'uko Mutagatifu Pawulo intumwa abitubwira, kandi tukamenya ko ibikorwa byacu hano ku isi ari byo bizaduherekeza kandi bikadusobanura ku munsi w'urubanza, aho Nyagasani ubwe azatandukanya ihene n'intama. Ese wowe muvandimwe, kuri uwo munsi uzabarizwa he? Ese koko ibikorwa byawe bigaragaza ko ushaka kuzabana na Nyagasani mu bugingo bw'iteka? Nitwisuzume rero, twirebe tutihenda. Niba hari aho twadohotse, tugarukira Imana, birashoboka. Ni inyampuhwe n'inyembabazi, kandi ihora yiteguye kutwakira. Icyashimisha kandi kikanyura Imana ni uko abantu bakwisubiraho bakayigarukira maze ikabakiza. Nituyizere rero kandi tuyikunde tutayibangikanya, bityo tubeho twizera ko Imana iri kumwe natwe kandi ko ariyo iturwanirira. Nimucyo dusabe Nyagasani aduhe gushingira amizero yacu muri we, maze duhore twizeye kwakira ineza ye mu buzima bwacu bwose.
naduhe kwakira umukiro adahwema kuturongera mu gitambo cy'ukarisitiya, mu masakaramentu duhabwa, mu isengesho rya buri munsi no mu gushengerera, bityo tubeho tumwizera kandi twizera ko tuzabana nawe nyuma y'ubu buzima, nitumwiringira tukemera ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Mwari kumwe na Diyakoni Mugabo Vincent wo muri Diyosezi ya Butare, uvuka muri Paruwasi ya Kristo Umwami Nyanza, uri gukorera ubutumwa muri Paruwase ya Gikore. Mugire umunsi mwiza.